Ibihe byiza nibyo tubifurije mu mwese mudukurikiye muri aka kanya tubahaye ikaze mu biganiro tubagezaho. Kuri inshuro tugiye kuganira n'ubundi turahana amakuru cyangwa se turasangira amakuru biba bivugwa. Muri studio turi kumwe, nje nitwa Uwiringiyimana Patience, ndi kumwe na Placide Ngirinshuti ndetse nkaba ndi kumwe na Ange Eric Hatangimana. Mwembi mbahaye ikaze muri studio kugira ngo tuganire. Yego ndagushimiye cyane bwana Angelique Hatangimana rero twegeranye, ariko nawe watwakiriye muri studio, nawe ndagushuje kandi ndagushimiye bwana Patience Uwiringiyimana. Urakoze cyane n'abadukurikiye bose, reka tubahe ikaze. Ange, ndagira ngo nk'ikaze ryimbitse dutangire no twinjira ku makuru arimo aravugwa. Hari amakuru agarukwaho cyane ajyanye n'imyitwarire y'abayobozi muri iki gihe, ntabwo twabura kuyakomozaho. Angelica, mbari wewe mu rubuga muri ubu buryo utwinjizemo neza muri tuganire kuri iyi myitwarire y'abayobozi barimo baragenda batabwa muri yombi, nahoze mbona mu turere reka bitoroshye, bimeze biti? Murakoze cyane abadukurikiye. Ni imyitwarire y'abayobozi cyane cyane nabo mu karere ka Rulindo batawe muri yombi, bagera kuri 7, bakaba bakurikiranyweho ibyaha bijyanye no kunyereza amafaranga ya leta binyuze mu mafaranga leta yari yagennye nk'inguzanyo, yari yagennye nk'amafaranga y'ingurane ahantu hubakwaga umuhanda, ibijyanye na expropriation. Hanyuma rero abayobozi ayo mafaranga bayagira ayabo. Giye nahoze mvuga ngo baracyakekwaho, ariko nibazaga nimba leta izajya itanga amafaranga yo kwimura abaturage ikanagena n'andi mafaranga agenewe abajura. Aba bajura se amafaranga aba bana baca mu biganza bakayabona, bakabona uburyo atukura, kwihangana kutarumaho bikabagora. Reka wenda tuvuge abakekwa, baracyakekwaho. Hari uwitwa Bizumuremyi Ali Bashir. Uyu nguyu yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo mu mwaka wa 2020 kugera muri 2021, ariko ubu ngubu yari umunyamabanga ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga. Hanyuma undi yitwa Muhanguzi Godfrey. Uyu yahoze ari umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Rulindo, uwo bita DM, akaba ari umuyobozi w'imirimo rusange mu karere ka Huye. Ariko bose bakoze mu karere ka Rulindo nyine. Undi yitwa Kanyangire Inyase, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo. Nawe bose bagera kuri 7, ariko reka tuvuge icyaha bakekwaho nuko bagikoze. Bivugwa yuko iperereza ryasanze ubwo hubakwaga umuhanda mu karere ka Rulindo, umuhanda witwa Rwintare Gitanda Muvumo, mu mwaka wa 2021 kugera ubwo ni ingengo y'imari 2021 2022. Aba bayobozi rero bagiye bafata abantu bagombaga guhabwa ingurane, bagahimba amazina y'abantu badahari, babaringa izo ngurane zibone zibagereho badahari. Hanyuma abandi bakabaha ingurane itandukanye niyo bakagombye kuba babaha. Tuvuga nimba umuntu haragenewe nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3, bo bakandika miliyoni zigera nko kuri 10 cyangwa 20 cyangwa 40 ingahe. Hakora nabo mbona ngo bishyurwaga inshuro zigera kuri 2. Abandi bahawe ingurane bakishyurwa inshuro zirenze 1, kandi ubundi ingurane nyine itangwa inshuro 1. Rero byaje kumenyekana, hakozwe iperereza, akarere ka Rulindo kubwako kikoreye audit, baza gusanga banyereje amafaranga agera muri miliyoni 60. Kandi ubwo urumva nayamenyekanye, babona amafaranga banyereje anarenga yo ngayo kure. Rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rubakurikiranyeho ibyaha 2: kunyereza umutungo,
guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Placide, ibi bintu urabivugaho iki? Nge ibi bintu cyo nabivugaho maze kumva icyo aba bantu aba bayobozi, kuko n'abayobozi bakomeye navuze nsoma imyanya bafite, ni imyanya ikomeye. Kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo, urumva aba ari umuntu ukomeye mu karere. Yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo, ariko yaragiye kuba umunyamabanga nshingwabikorwa mu karere ka Muhanga, niba nibuka neza. Nibyo urumva ubundi babita ba gitifu b'akarere. Ba gitifu b'akarere ni abantu bakomeye cyane. Hanyuma rero kuba uyu muyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Rulindo n'abayobozi bakomeye mu karere mu nzego z'ibanze, ubu rero kuba bashinjwa nyine ibi byaha byo kunyereza amafaranga y'ingurane yaragenewe abaturage, ubwo ni ukuvuga ngo bagiye bimurwa aho iyi mihanda yanyuze, aho umuhanda wanyuze bawukora Rwintare, Gitanda, Muvuno. RIB ikaba yabikurikiranye, ikaba yagiye ita muri yombi abakiriri muri Rulindo ndetse n'abagiye mu Muhanga ndetse n'Ihuye. Ni ibintu bigaragaza ko nyine RIB yakoze akazi kayo nko kugenza icyaha. Ikindi cya kabiri nshaka kugarukaho nuko nabonye ahantu bafungiye ku ma station ya polisi atandukanye, station ya RIB zitandukanye. Hari abari Shyorongi, hari abari Rwezamenyo, hari n'abari Kimironko, mu gihe RIB gikorera amaperereza. Ariko navuze icya gatatu, navuze ndeba ibijyanye ibihano barana ibihano bikomeye, ni ibihano biremereye, imyaka 7 kugeza ku myaka 10 bari ibihano biremereye. Ni ibyaha bitandukanye, ariko akenshi nabonye ibyaha bashobora kuba bahanishwa bikomeye cyane ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Noneho harimo n'ikijyanye n'amafaranga, nacyo n'ibihano ku mutungo ntabwo habura kubivugaho. Hari ukuntu bishyuranga amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Kandi anje tubwiye yuko ngo basanze bamaze kunyereza miliyoni zigera muri zingahe, muri 50 harya. Amakuru umuseke nyine wamenye nuko bashobora kuba baranyereje amafaranga agera kuri miliyoni 60. Tukuba rero bigiye muri aya mafaranga inshuro 3 cyangwa 5, hagati ya 3 n'5. Placide ragikomeza mbangacometsemo. Yego, nari ngikomeza mvuga uko ngewe mbyumva ibi byaha ubundi byo kunyereza umutungo wa leta cyangwa se amafaranga abayagenewe rubanda, hanyuma abategetsi bakayakoresha mu nyungu zabo bwite. Ni ibyaha byakunze kugarukwaho mu maraporo atandukanye, cyane cyane umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Rimwe na rimwe iyi raporo ikunze kugarukwaho muri ya komisiyo yo mu badepite yitwa PAC, ugasanga bagiye babigarukaho bikarangira gutyo. Ariko niba wenda RIB yakoze akazi kayo neza ko kugenza ibi byaha, ndakeka ko nyine nababwira ngo congratulation kuri RIB. Ariko ku rundi ruhande ngarutse kuri abo bose batawe muri yombi, icyo nasaba aba bagenza cyaha no gukora akazi kabo kinyamwuga. Haba harimo abarengana bagahabwa ubutabera, haba harimo n'abakoze ibyaha bakabihanwa nk'uko amategeko abiteganya. Njye numva ari icyo navuga. Ikindi gihe numva na kongeraho, ndibaza ibi haraho sinzi niba anje mu nkuru mwakoze nko ku Museke mukurikirana mukareba, haraho babihuriye na ya raporo yo muri PAC. Placide ayikomojo, nibuka ko hari ukuntu tubona abantu bayobozi batumijwe muri PAC akicara hariya, ugasanga ibintu byose tuzabikurikirana, mutubabare habayeho uburangare, bikaza kurangira tubona aba bantu bari gukora mu buryo bamwe bita bwa kibandi. Ibi ngibi ngo ni uburyo bwa kibandi, buryo utangiye kunyereza. Muretse kubashinja ibyaha kuko aba bantu ntabwo ari abandi kuvuga, ndi kuvuga muri rusange ko bye bibaho. Ntawe dushinja ibyaha. Amabandi, ndabisubiramo, amabandi ari muri leta, haba ari abangaba bakekwaho, haba ari n'abandi batarafatwa, n'abagiye bahamwa n'ibyaha. Iyo umuntu hari uhamwe n'ibyaha yarari muri position runaka, ni ikimenyetso kigaragaza yuko aba atari wenyine, hari n'abandi baba bahari, kandi niyo aba ari wenyine aba ari urugero rwiza rw'uko hari amabandi. Ngewe ariko aba ntabwo mbita amabandi, kereka ababihamijwe n'inkiko bakaba barakatiwe n'inkiko. Ndavuga ibi byaha bifitanye isano no kunyereza umutungo wa leta. Ariko abangaba mu gihe bataragizwe imbere y'urukiko baracyarabere. Ariko se kuki utabita amabandi kandi ibandi si ukwiba? Baseka tuvuye ko bakekwaho kuba amabandi, ariko icyaha ntabwo cyabahamye. Reka tuvuye ko bakekwaho kuba amabandi, kuko ubu n'ububandi barabikekwaho. Iyo mvugo mureke kuyikoresha, reka tubite abakurikiranyweho
icyaha cyo kunyereza umutungo ku mafaranga banyereje yari gutangwa ingurane ku angahe Rulindo kuri uyu muhanda bakaba batuye muri yombi na RIB ariko tureke kubashinja icyaha batarajya imbere y'urukiko. Reka tubyemere dutyo. Aricyo narimbajije Angela nyawe numve niba bifite aho bihuriye na park niba ari uko wenda baba bitangaje kuko bura park ikora akazi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akora akazi niwe muri park bo babaje kubisobanura. Ibi bintu haraho byigeze bikomozwaho nko muri park ngo tuve ko bifitanye isano. Ntago nakurikiranye neza sesiyo zose za park ariko no kuvuga yaba ari park yaba ari izindi nzego nka RIB ishobora kugendera ku makuru yamenya yakuye wenda mu buyobozi bw'akarere cyane ko muri iyi kese ya Rulindo uyu nguyu witwa Bizumuremyi ari Bashir urabona ntabwo yaragikorera mu karere ka Rulindo ari Bashir ahubwo yari yavuye muri Rulindo ajyanwa muri Muhanga hanyuma amakosa yaje kumenyekana uwo bahererekanyije ububasha ageze muri Rulindo bivuze ngo ubuyobozi bushobora kuba bwaratanze amakuru bati kuko bakoze nyine audit y'icyo gikorwa cya expropriation basanga habayemo nyine kunyereza umutungo mu gucukumbura babona biriya RIB ivuga yuko hari abantu bishyuye kabiri hari abantu bahawe ingurane batayigenewe hari abahawe ingurane itariyo muri ubwo buryo bwose ariko nyine umuntu aribaza ati se ubundi amafaranga ya leta ni gute umuntu umwe yagenda ariko ahangaha ni barindwi irumvikana ariko nako n'ubundi bakoraga nko muri biro muri ofisi imwe ariko mu gukoresha amafaranga ya leta cyane cyane mu kuyasohora ndabona harimo icyuho ku buryo hakwiye kubaho mekanisme zifatika zo kurinda amafaranga ya rubanda kuko ari ibyo ibaza kugira ngo umuturage abe yaragenewe wenda nk'ingurane muri uyu mwaka w'2021 cyangwa 22 ubu turi muri 2023 hafi 24 wibaze nimba yari kugura ubutaka icyo gihe wibaze n'ubu ngubu noneho bakamuha ya ngurane y'ubutaka yacyagiye bamubariye urumva ko umuturage deja aba yaguye mu gihombo. Ibintu byo gutinda no gutanga ingurane bikunze kugaragara. Ndibuka akarere ka Musanze kari muri park naho iyi ngingo yarabakubise cyane bababwira bati ariko ni gute umuntu amara imyaka 4-5 ingurane yaramaze kuyandikirwa biri ku murongo ariko atari yayihabwa. Bakavuga bati haba harimo ibibazo makimbirane mu butaka bwa nyiri yo mitungo bigatuma dutinda turimo turakemura ayo makimbirane n'ibyo nabyo bikazamo wenda n'ibyo bibazo by'amafaranga bikagenda bikurikirana gutyo nta wamenya ariko ikirimo n'ijisho ariko ahangaho bisa nkaho bitandukanye n'ibyo patience biratandukanye nuko naringa kumajo gutyo. Aba barulindo bo urumva bo ukuntu RIB ibisobanura bavuga ko habayeho nyine kwishyura inshuro ebyiri ndetse no kurema abantu badahari aho ngaho kugira ngo umuntu abantu badahari amafaranga ne barishyuraga inshuro ebyiri niba ari patience hakaza undi witwa patience ubwo patience mwenda bari yamuhaga ariko wundi wa kabiri agasigara ku mifuka yabo. The same case nibi ngibi byo kurema abantu badahari nyine urumva bo bashobora kuba barakoraga niba ari payment ikishyurwa umuntu udahari uwo muntu udahari akaba ubwo nyine ajya muri barabakoze mu karere ka Rulindo ariko ibyo ngibyo nibivugwa na RIB ubwo tuzamenya detaye batangiye kuburana mu mizi. Ubwo no kuvuga ngo icyo bivuze nuko hari kanaka wari ugenewe ingurane utarayihawe. Ikindi bivuze nuko hari kanaka wari guhabwa ingurane y'amafaranga runaka bakayagabanya agahabwa makeya ku yari yagenwe. Ibyo bintu anje ibyo bintu turamutse tubyisa ubujura aho kubyita kunyereza aho undi amafaranga nyerera ati agenda mu byondo arifata akanyerera ibintu bajya bava ngo arakekwaho ubujura bwo kwiba amafaranga y'abaturage gutya na gutya. Iyo mvugo yaba yanda ari wenda aho ngaho nagira icyo mvuga bwana patience ubundi bavuze kunyereza akenshi bashaka nk'amafaranga ya leta no kuyanyereza
wenda wowe ushaka kuvuga mu mvugo yoroshye ngo aranyerera abanyereza ariko ubu urumva umutungo wa leta cyangwa se amafaranga ava mu isanduku ya leta ntabwo bawiba, ntabwo wagenda ngo wibe ngo ufate, niko mbitekereza, wenda ni logique yanjye n'igitekerezo cyanjye, sinzi nawe ukoresheje iyi vocabulary hano ayikuye, ariko nkeka ko kwiba wenda nje nkawukora mu mufuka wawe ari abantu baba basanzwe individuals raho haza gukora mu mufuka ngo naba nkwibye, ariko si ubwo leta wagenda ugakora mu mufuka ukiruka kunyereza. Urumva ni tekinike bakoze, urumva nk'ibi ngibi byose ni nka operation, ati nzarema abantu badahari, nimara kurema abantu badahari ngende mbeshye ibipapuro, ati gutya na gutya na gutya, urumva ni operation yo kunyereza. Nkeka ko wenda imvugo yo kwiba ari nko gucapura. Impamvu nari mbikomojeho nuko ukabona ngasoreze uhita ukomeza anje mbabara gato yarangereje kundya, nuko gene nimo ndeba ku buremere bw'inyito y'ikintu n'uburyo bituma abantu batinyuka gukora ibintu. Nshobora kuvuga ngo nukunyereza nkahita numva nakantu koroshye, ariko buriya kiswe ko ari ubujura, kwiba, umuntu yazajya gukora mu mafaranga y'abandi avuga ati ngiye kwiba, niba mfata baranca ukuboko nkuko umujura n'ubundi ahanwa mu buryo buri seriye. Aho rero nkavuga nti bishoboka ko inyito nayo yanarebwaho, je ne sais pas nakaba gaciye muhanje ijambo ni ryawe ntabwo ndi kuri ahanga inyito ntago wabitindaho, yaba ari uwibye uwibwa arabura, yaba ari no kunyereza umutungo wa leta, ariko ubwo leta ni rusange n'abantu nayo amafaranga araburaburira kuwa yatwaye. Aha rero ni uko umunyamategeko cyangwa umushinga amategeko yagennye inyito z'icyaha akurikije uburyo cyagiye gikorwa n'uwagikoze n'uwagikorewe. Ariko muri rusange uvuze uti aba bantu biba leta ni amabandi, nta hantu waba ubeshye n'abajura mu bandi. Ahubwo rero twavuga ngo ese ibi bintu byacika gute? Je mbona hari uburyo abantu bakwiye kwiga kunyurwa. Kwiga kunyurwa. Umuntu ugiye kuranka amafaranga gitifu ahembwa, gitifu w'akarere, ushobora gusanga ku munyarwanda usanzwe w'umuturage usanzwe ashobora kuzamara ubuzima bwe atayakoreye, kandi ari umushahara umwe gitifu ahabwa ku kwezi. Ibyo rero abantu bakwiye kugira ubunyangamugayo, nimba buzigishwa mu mashuri, nimba buzigishwa mu babyeyi bacu, nimba ari abanyamadini bazabwigisha, ariko n'abantu ku giti cyabo. Kuko urumva iyo umuntu yibye leta abahombeje rubanda, abahombeje abantu bose nawe ubwo arimo, kuko muri abo ngo harimo bene wabo, harimo n'abandi. Kandi niyo bamufunze nanone abateje ibibazo mu muryango, ku muryango we, ingaruka ze zigomba kuza ku muryango. Anje reka ibintu tubisoreza ahangaha, ngira ngo ni information turi gutanga, abantu babyumvise ko ari uko ibintu biba bimeze, burya buri wese arumva agakuramo ibye. Hari n'ugeze gutanga igitekerezo mu nteko ngo bijye behera mu muryango hariya, ngo batangire bigisha abantu ngo abantu bazaba bakuru byaramaze guhinduka. Ndi kubareba nkabona murimo murashaka kwerekeza amaso muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niba atari yaho gatoya ku bihano bagenerwa. Ikintu cyiza mbonamo nuko abibye amafaranga bayagaruza, nicyo kintu cya mbere. Hanyuma gufungwa byo umuntu ntiyafungwa burundu, ariko wenda bakwiye no kuzajya nyine bashyiraho akantu ka suivi, uriya muntu wakoze icyaha kikamuhama akamara nk'igihe runaka adafite andi mahirwe yo kubona akazi akariko kose kajyanye. Twahoze tuvuga kare, twahoze tuganira na Placide turi kuvuga urwanamane na Morodekayi, kuko urumva biba bibabaje. Bamwishyuza amafaranga yatange, aragenda kubitwe n'ubukene, banze yumva ukuntu ibintu bimeze, kubera ko udafite akazi warakigeze inzara. Kandi nanone ikintu umuntu yavuga nuko abantu nyine dukwiye kureka kwishyira mu bibazo, kuko urumva twavugaga ingaruka bigira ku muryango, ariko natwe ubwacu no muri sosiyete abantu bakwiye gutinya ibintu bya rubanda. Nanjye dusoza kuri iyi dosiye, ngiye ntabwo najya kuvuga ibintu byinshi, ariko ndashaka kuvuga ku kintu RIB ikunze gusorezaho iyo itanga umuburo, ikavuga ati RIB irasaba abantu bose kwirinda ibikorwa byo kunyereza umutungo wa rubanda, kuko bigira ingaruka ku iterambere, kandi umuntu wese uzabifatirwamo wese
azahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Aka kantu ribu ntabwo ishobora gusoza statement itagashyizeho, ariko ndanabashimira kuko ni ukuburira, kandi kuburira nibyo byiza, ni ugukumira ko icyaha kiba. Ubwo rero rwose nicyo ngicyo navuga, wenda watwerekeza ahandi aragiye kutwerekeza. Muracyadukurikiye kuri uyu murongo wacu, turimo turaganira ku ngingo z'amakuru abavugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko kugeza ubu ni ku munsi w'ejo nibwo habayeho inama n'abanyamakuru. Ku munsi w'ejo ahubwo n'uyu munsi byabaye. Uyu munsi nibwo habayeho icyo bita press conference cyangwa se inama ihuza abanyamakuru ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba basirikare bamaze imyaka 25 bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni MONUSCO. Bagirana inama bavuga yuko bagiye gutangiza operation yitwa Springbok, niba mbisomye neza, ikaba ari operation igamije gucunga cyangwa se kudefanda Goma, ariko bayirinda ko umutwe wa M23 wayigarurira. Ibi nabyo byavuzwe, twabikurikiranye. Anje Eric Hatangimana, ibi bintu wabibonye, MONUSCO igiye kurwana M23 ishyano rirayigwiriye. MONUSCO na FARDC basanga mu bufatanye mu gihe cyashize, bigeze gufatanya bakajya nyine bakora patrouille ndetse bagahana amakuru, ariko icyo gihe ntago byabujije M23 gufata igomba gufata. Iki rero nakita ni igikangisho ku ruhande rwa Kongo. Buriya mbere mu minsi ishize bari bafitanye ibibazo na MONUSCO, ariko bari baranavuze ko bayirukanye niba bikomeza sinzi. Bashakaga ko MONUSCO mu gihe gitoya yahava kimwe n'ingabo za East African Community, ndetse uzi ko ari ibitero byagiye bigabwa ku ngabo za MONUSCO nyine. Rero icyo mbona muri ubu bufatanye bushya, kuko mu minsi ishize MONUSCO yasaga naho yiturije, yicecekeye. M23 icakirana na Wazalendo, barakocorana, hazamo na FARDC. M23 ikamburwa ahantu, nyuma ikasubirana. Ubu ngubu niyo yari iri kwa advancinga cyangwa se gufata ibice. Hanyuma FARDC ibona yuko bikomeye, yiyambaza MONUSCO nuko bavuga ati ariko ubundi mwaje gukora iki? Nimba mutadufashije mwavuye hano mukagenda. Hanyuma MONUSCO ibona koko ibyo isabwa ari byo, iravuga iti reka dufatanye muri iyi operation, turinde Goma, turinde na Sake. Sake ubwo ni umujyi cyangwa se na gace kari strategique ariko kari muri territoire ya Masisi. Rero nta kindi kintu mbibonamo, ntabwo bizabuza M23 iramutse ishatse gufata Goma kuba itayifata, kuko n'ubundi ubufatanye bavuga yuko buzabanza kuba ari defensive, ni ukuvuga gukumira, hanyuma nyuma bukaba offensive, kurwana, kuba bajya kurwana bakagaba ibitero kuri M23. Bivuze yuko birashoboka ko byanze bikunze niba barimo bararwana, urumva imirwano ntihagaze, 23 irarwana kandi radivensinga. Ngiye ndi kubona ko bishoboka ko MONUSCO ishobora kuba igiye kwegura imbunda nayo ikarwana, kabone nubwo muri mandate yabo umenya kurwana bitarimo. Placide, mu mboni zawe nturi kubona abantu ba casque bleu barimo barakubitana urusasu nayo mu 23? Urakoze cyane. Ndagaruka wenda ku byo Anje yaravuze, nanjye nago nitandukanyije nawe ndemeranya nawe. Urumva aba bagabo bo muri MONUSCO ndetse na FARDC kuba batangaje ko bagiye gukorera hamwe muri operation bise Springbok. Iyi operation yetse wenda ko bayishyize ku mugaragaro, ariko ku ikubitiro ubwo M23 yeguraga intwaro, mu byibuke neza ko aba bantu bavuga M23 bashinjaga ko bari kumwe mu bitero bagiye bagabwaho. Icyo gihe M23 yabasuraye inyuma bombi, ibakubita urusasu, maze imaze kubakubita urusasu na MONUSCO yari irimo niko M23 ivuga. Nubwo aba ba MONUSCO bahakanaga ko batari kurwana ku ruhande rwa FARDC, ariko M23 yarabashinjaga ko bari kumwe, ko bari kurwana nabo. Ibi ngibi MONUSCO yasobanuraga ko iyo igaragara mu rugamba ko yagiye gutabara abaturage, ariko twagiye tubona amaraporo menshi cyangwa se inkuru zitandukanye zigaragaza ko
indege za MONUSCO zagendaga gutabara abasirikare ba FARDC barasuye ku rugamba, amafoto yagiye agaragara. Ikindi ku bijyanye n'uko uyu Bintou Keita ukuriye MONUSCO urabyibuka ko yagiye kudekarara mu kanama gashinzwe umutekano muri Conseil de Sécurité i New York muri Amerika, akavuga ubushobozi bw'ingabo za M23 akavuga zikomeye. Icyo gihe arabavuga ko bari babanje gukozanyaho. So reka ngaruke ku cyo yarumbashije uvuga uti urabona se aba bantu ba casque bleu batagiye kurwana byeruye, birashoboka cyane rwose. Kurabona no muri amasezerano basinyanye hagati ya FARDC bagiye gukorana muri operation yiswe ngo ni Springbok, nuko hazabanza nyine mu buryo bwo kwirwanaho mu buryo buri defensive baproteja umujyi wa Goma ndetse na kara kaji kitwa Sake, Cité de Sake. Ashaka ko umujyi munini sindagerayo, akiyo uvuze Cité mba numva ari ahantu hato, ntago yageranye na ville. Goma ni ville, ako Kasake nyine nakagigi. So kuba bagiye gukorana mu buryo bweruye, bakaba babitangaje abanyamakuru, bagiye guproteja umujyi wa Goma n'aka kaji Kasake, bivuze ko bagiye kubanza mu buryo buri defensive barwana ishema ndetse nko kwirinda barinda uyu mujyi wa Goma kugira ngo M23 itawufata. Ariko bavuga ko mu gihe kizaza bashobora no gukora mu buryo buri offensive, bakaza birukanka na M23 igihe yaba ikomeje kugaba ibitero. Hanyuma rero uko mbibona uko bishaka kurangira, niba koko M23 yiyemeje gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake, hazaba urugamba rukomeye. MONUSCO nayo izana ibitwaro byayo ndetse n'izindi ramforo, kuko Rulindo ifite nayo ibikoresho bikomeye. Hanyuma bazana ibikoresho, intambara noneho ibe yahindura isura ku ruhande rwa M23. Bashobora kuba ari nk'umutego bashaka kuyitega, bakaba bayisurana nyuma mu buryo bweruye, kuko niba bavuze ko ari uburyo buri defensive bagiye gutangira barwana, ashaka ko ari umutego, niko mbitekereza. Ari umutego wabateze, hanyuma M23 yarasa nk'isasu rimwe, bakavuga ati twamaze gukora defense byanze, none reka dukore twatake. Bakabataka bakabirukankana ndetse bakanabambura n'utoroje twose bafashe, kuko simpamya ko Roni iramutse yinjiye mu rugamba koko M23 yamara kabiri. Ariko Ange Eric yatanga imana, ubibona ute ko ari amateka ashobora kuba agiye kwisubiramo? Uribuka mu myaka yatambutse mu 23 ubwo yarwanaga muri biriya bihe, nabwo mu bihumbi 2011 haryana 2012 urabizi ko n'ubundi MONUSCO yabijemo n'ubundi icyo gihe, kandi byari kuri ishu ya Goma. Ibitsi iki gituma MONUSCO bizama ariko bigeze kuri Goma? Ese wowe mu ishusho yawe urabona ute ako ga strategy president arimo avuga yuko gashobora kuba ari akantu kateguye hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO kugira ngo babone ukuntu bakubita uyu mutwe wa 23? Unagaruka no ku mateka, ndabiza mu mateka urayazi cyane. Ikintu nyine cyabaye muri kiriya gihe nuko M23 yafashe Goma ititeguye. Muri 2012 hari abantu barwaniraga muri M23, ariko abakamandazi batandukanye ubwabo basa n'abasubiranyemo. Icyo ni kimwe. Hanyuma nyine ubu ngubu M23 irabizi neza pressure yagira iramutse ifashe Goma, ko mbitekereza. Aya masezerano ya FARDC na MONUSCO avuga yuko ari ukurinda umujyi wa Goma na Sake. M23 se ibihoreye ntihafate, igafata ibindi bice hariya ntihagere. Byaba bivuze yuko amasezerano yabo nta kintu bagiye kumara, byaba biri aho ngaho gusa. Kandi M23 likely nimba iramutse ifasha ahantu aho ifite ubu ngubu, ifite Rucuru, ifite Masisi, irimo irarwanira muri Nyiragongo, ihafite Kibumba, n'ubundi ishatse aho ngaho yahareka, kuko gufata Goma nta kintu bivuze cyane kuri M23. Ishatse yafunga inzira zijya yahubwo. Burabyo ntibyafatwa nk'ubushotoranyi bwo access zose irazifite.
nako cyaba ari igitero nacyo kigabwe kuri Goma, ahubwo yo none ikarinda ushobora kuza kuyigabaho ibitero yabirangije ayo masezerano. Ariko rero aho si cyaba ari igitero Placide, ufunze umuhanda utuma ibintu bijya mu mujyi bitagerayo, baguteye ngo wabagabye igitero cyo kubicisha inzara n'inyota. Sinzi wenda mu mategeko agenga intambara niba umuntu akwicisha inzara n'inyota wemerewe kumutera ariko wenda ngarutse ku cyo mwamuri kuvugaho nuko impamvu y'amasezerano ya MONUSCO ndetse na FARDC bayashyizeho umukono kugira ngo barinde uyu mujyi wa Goma ndetse n'iyi site ya Sake nicyo bagihari, kuko hashize iminsi 6 hari ibitero bikomeye, hari imirwano ikomeye aho ngaho Ange yavugaga muri territoire ya Nyiragongo hafi y'Ibirunga hafi y'umujyi wa Goma. Nukuvuga ngo mu nkengero z'umujyi wa Goma hari amazi iminsi hari ibitero bikomeye, ndetse amakuru akavuga ko M23 ishobora kuba yakwinjira muri uyu mujyi. Nkeka ko aya masezerano yashyizweho umukono uyu munsi agamije kurinda icyo cyoba ko bakomeza kukigira aba banyekongo. Ariko nanone ndagaruka ku byo abategetsi bo muri Kongo hakurya bakomeje kugenda bavuga, sinibuka izina wenda umwe muri mwe naza kuryibuka ararimbwira. Ni blague bari gutera bavuga bati umunsi twumvisha isasu rya M23 igoma, ati byo tuzakorera ziranye shyamba zo M23, ati bazabona isomo rikomeye rya gisirikare, bazabona uko dukomeye twe nka FARDC. Ibyo byavuzwe n'umutegetsi ari muri Kongo, ariko nkahita nibaza munyumve neza ntabwo ndi gufana, ndi kubivuga mu buryo nk'ibyavuzwe mbere, kuko hari abantu dukurikirana muri comment cyane cyane abanyekongo hakurya ajya bandika bati sinzi ko yaje kubitamo kantu vure Rwande olinga te. Okay, abanyekongo nabo hari igihe bajya cyane cyane ama speech yabo arya ansetsa cyane. Niba bavuze ko FARDC ikomeye, bakaba batangaje ko isasu rizavuga igoma bazahita bereka isomo rikomeye M23, noneho bakaba batangiye kwifatanya na MONUSCO. Aho ngaha nakwibaza nti ubu zambaraga bavuga rya somo rikomeye bazaha kuri M23, ubu ni iryo somo ni ryara amagambo. Ariko wenda aho ngaho dushobora kuza kujyamo nyine bikaza kudutwara tukaza kubajajinga imbaraga zabo tutazi, ahubwo reka mbereka akantu dusesengura. Ubu busabe cyangwa se ubu bufatanye mwamenyera rinde wabuzanye? Ni FARDC yabisabye MONUSCO ngo muze mudufashe, cyane MONUSCO yabagiriye akanama ngo reka tubijyemo? Impamvu ndi kubaza icyo kibazo, ndashaka kureba inyungu MONUSCO iza gukura muri ibi bintu, tuyihuze no kuba barayirukanye bavuga ngo mu kwa 12 tuzababona hano nayo makaske yanyu. Wivunika ikibazo cyane nacyumvise kugisubiza ni MONUSCO yegereye FARDC. Aha rero harimo akantu niko mbibona, kuko igihe yabaye harayicaye barayihoreye, kuko MONUSCO iri mu kaga kuko nta gihe kinini igiye kuhamara, izahamara kuko ubusabe bwaratangiye kuturuka Kinshasa, babutanga muri Loni mu nama iheruka y'akanama k'umutekano ari muri New York. Bavuze ko MONUSCO batayifuza, bifuza ko igomba kuva ku butaka bwa Kongo, kuko imyaka yamaze n'imyinshi irenga 20 nta kintu bamariye. None bikaba byarabaye biri muri iki gihe bari kurwana na M23. Ndatekereza rero ko kugira ngo ubwo igaragaza ubushobozi bwayo, hanyuma abanyekongo baye bavuga bati noneho turana MONUSCO ifite akamaro, nibayongeze manda ikomeze misiyo yayo hari mu burasirazuba bwa Kongo. Nuko mbibona. Anje wowe ubona gute kuri iyi ngingo n'inyungu z'impande zombi? Reka mbanza avuge ku kambere, mwavuga ngo FARDC avugaga yuko iramutse yumvise agasasu niyo kaba kamwe kayo kabara ka pistoli kavugiye igoma, ikamenya ko kare M23 yakarashe, akazayibaho nyine izakirengera, zamera nk'abakubiswe n'inkuba. Nese murabipinga nyine ni ibingibi byo gukorana na MONUSCO. Igihe twari tuzi ko ari FARDC zahita igaragaza, kumbe igiye kwigaragaza yifashishije za MONUSCO. Ntacyo ubusesenguzi bwanje, ariko asanga ari indi shyano rizabwira M23. Umuntu aramutse avuze ati nzagukubita, ntabwo umenya nimba azagukubitisha urushyi, nimba azafata umwuko, nimba cyangwa azahamagara abaturanyi bakakugundagaraho. Icyo abonye hafi nicyo agukubita, apfa kuba kunesheje gusa. Rero aho ngaho nyine byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yatumije
abadiplomate minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yitwa Christophe Rutundura Panapara rero Placide yageze ku mazina y'abavandimwe araseka ayo mazina ntabwo iryo zina warivuga gutyo rero kuvuga ngo Panapara buhoro ni Panapara ugomba kurivugana imbaraga ubwo rero nyine urumva ibyo byo ni turufu wenda FRDC ifite ku ruhande kandi ubushize yuko M23 itsindwa yari yatsinzwe n'ubundi na brigade y'abatanzania ngira ngo ni Afrika y'Epfo n'ubundi Afrika y'Epfo iracyafite ingabo hariya hari n'akandi kantu ni ingabo za MONUSCO z'ibyo bihugu ziva muri ibyo bihugu icyo gihe hari n'akandi kantu kuko FRDC ubu noneho yiyambaje ingabo za SADC muravuga MONUSCO ariko vuba aha ngaha hari ingabo ziza guturuka muri SADC muri iki cyumweru hari inama izabera muri Angola birashoboka ko SADC no yakohereza ingabo izo zose rero M23 niyibeshye Karasigoma ntago izamenya nyine ikikubise nk'uko FRDC bivuga hanyuma ro kuvuga ngo ninde hagati ya MONUSCO na FRDC wegereye undi wenda ikiganiro bagikoranye hamwe ariko ndabona kuri FRDC ifite inyungu ko MONUSCO yabafasha muri iki gihe kubera yuko bona ko M23 yakubise Wazalendo mu by'ukuri Wazalendo ntago bakiri ingabo zo guhagarara imbere ya M23 dukurikije ibyabaye muri iyi minsi hanyuma MONUSCO nayo iprofise aka kanya n'uburyo abaturage bari bayokeje igitutu kandi ntabwo ari abaturage burya botse igitutu ahubwo bica mu banyepolitike bakavuga ubugwari bw'abo bantu abaturage bakabyumviraho bakabafasha baciye inyuma bagakora imyigaragambyo kuko iriya myigaragambyo leta itayemeye ntabwo yaba mu by'ukuri bivuze ngo abaturage ntibashaka uyu mu buryo buri direct cyangwa indirect haba harimo ijambo ry'abanyepolitike na leta rero MONUSCO ni akanya ko kugira ngo ikosore isura yayo gusa bishobora kuzaba bibi bashobora kwiyavantira ko twagiye tubona ko ingabo za UN akenshi ziba zidashoboye bashobora kwiyavantira bakajya kurwana na M23 uretse akantu uvuze ntago wakavaho utatubwiye neza ngo ingabo za UN ziba zidashoboye cyangwa ziba zidashoboye kubera yuko ntabwo ingabo za UN ntabwo misiyo yazo ari yo kurwana na MONUSCO ugiye kuri mandate bafite ntago ari yo kurwana ntabwo ari brigade ziri specialize zo kurwana ni abantu baba bafashwe kugira bajye gucungera amahoro kurinda abasivile ni ibikorwa bisanzwe ntago ari ukuvuga ngo ni ukujya ku rugamba kuri front de bataille nta bitendo baberekana hariya ni ukuba barahuze rero icyo ngicyo barwanye baba bashoboye ntibarwanye se bagahita M23 bakayikwizimisha zari special forces zazanywe na Tanzania n'abanyafrika y'Epfo noneho hazamo kuba M23 bwo nyine yaracitsemo ibice ako Afrika y'Epfo none uyivuzeho ndabyibuka tutarakomeza ntiri muri SADC ntibagiye gusinyira amasezerano n'ikazamo M23 ishyano yayigwiriye nyafrika y'Epfo ngo barwana nk'amavubi no gutegereza ariko ntabwo nta bidasanzwe umutanzania n'umunyafrika hari umutanzania nawe ari muri SADC umutanzania umunyafrika y'Epfo umunyango ari umunyazimbabwe na Mozambique bango Zimbabwe nabo ngo nabihambirize ikintu gihari ni ukureba ngo misiyo izabibazanye ni yihe kuko ibyo turabivuga ko Kongo yasabye ingabo ariko ntabwo baradetermina ngo izo ngabo zikora iki hari igihe zaza ari force de tampon nk'uko tubona East African Region Force iriyo nayo bariyo bari abanyakenya ba Sudani y'Epfo abanya-Uganda bagamije gucungera amahoro kandi nkeka ko Angola izayobora iriya nama ni nawe muhuza mu biganiro by'u Rwanda na Kongo byanga byakunda rero mbere bari bemeye ingabo 500 ariko zitajya kurwana zigomba guhagarara hagati y'abarwana
so icyo mbona ntabwo SADC Kongo ayikontaho cyane kuvuga ngo izabafasha kurwana kubera ko batabyemera aribyo ibaporopoje ku rwego mpuzamahanga crise ya Kongo benshi babona ko yakemuka binyuze mu nzira y'amahoro kandi hari inzira deja zatangiye. Rero nicyo mbona cyashyirwa imbere kurusha kuvuga ngo abantu bazaza barwana. Turimo turagana ku musozo kuri ibi bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ubwo izindi updates zigenda ziza nazo tugenda tuzigarukaho. Ubwo reka dutegereze, mfite amatsiko yo kuzarira mu kwezi kwa 12 ibintu bizaba. Nshaka kubona ingabo za East Africa zitaha, nkahita ndeba ukuntu ibintu byifashe, nkareba SADC yaje, nkareba aba batangiye MONUSCO batangiye imirimo yabo nkuko babyemeranyije, tukareba ikivamo. Placide, ngira ngo reka tuve muri Afrika no muri Kongo y'Iburasirazuba twerekeze no hanze y'imbibi za Afrika, turebe ibiri kuberayo. Nta handi tugiye kujya, reka tujye muri Israel na Palestine, naho hari amakuru akomeye ari kuvayo. Hari amakuru noneho ngiye mfite noneho nitohoreje avuga yuko uyu mutwe wayoborwaga na mugabo wapfuye cyangwa utarapfuye, tutari twamenya niba ari byo, wayoborwaga na Prigozhin. Aba n'aba Wagner, anje ni ujye bavuga neza, njye mva ngo ni Wagner, ni Wagner. Aba bagabo ngo bageze ngo muri Israel nani ngo bagiye gufasha Hamas. Ayo makuru yabaguye mu matwi mwayumvise? Ayo makuru ntago nigeze nyumva, ntabwo nigeze nyasoma, ntabwo nabikurikiye. N'ibinyamakuru mpuzamahanga byandika cyangwa se bitangaza amakuru ari guturuka hariya mu burasirazuba bwo hagati, babyita burasirazuba bwo hagati, Middle East. Ni burasirazuba bwo hagati. Yego. Ntabwo ndabasha kumenya iby'ubwo bufatanye bwa Wagner Group ndetse n'aba ba Hamas, cyeka nibanje hari ikintu yaba abiziho. Byavuzwe wenda kambanze mbe forume ko je maze umwanya ari kubikurikirana. Ni Leta z'Ubumwe za Amerika arizo ziri gushinja Uburusiya kushaka kujya gufasha Hamas, kujya gufasha Hezbollah, apana Hamas, kujya gufasha Hezbollah binyuze muri aba barwanyi ba Wagner. Ubwo rero bakavuga yuko bari kubikora baca mu kirere cya Syria, ariko Leta z'Ubumwe za Amerika zikavuga yuko zirajwe ishinga no gukontorora ikirere cya Syria kugira ngo bamenye urujya n'uruza rw'intwaro zirimo zirashobora kujya gufasha abantu barwanyi ba Hezbollah, ko murabizi ko nayo mu minsi ishize nayo ifitanye ibibazo na Israel. Ngira ngo dute dukomozaho nayo ibyayo, ariko anje ntwabura icyo bivugaho, ako karagaciyemo naguyeho nanjye. Byashoboka cyane ko Wagner Group ishobora kujya muri Moyen-Orient, mu burasirazuba bwo hagati, ikaba yafasha cyane cyane abanyapalestine, kubera ko abanyapalestine bararwana na Israel. Ariko hari umuntu wigeze kuvuga ko numwe mu basesenguzi witwa Dr. Rusa yigeze kuvuga yuko Israel intambara imiteza hariya ari umutego wa Amerika kugira ngo babashe kurasa kuri Iran. Nabyo ni ibintu umuntu ataburizamo. Hanyuma Israel n'ubundi na ariye wayo cyangwa se inshuti magara Amerika ntabwo bavuga rumwe na Syria. Hanyuma Syria ibihugu biyiryamyeho bituma n'ubu ngubu Perezida Bashar agihari ni Iran n'Uburusiya. Hanyuma muri Palestine Hamas, Hezbollah ni imitwe bavuga yuko yaremwe cyangwa se ihabwa imbaraga na Iran. Kandi Iran ni inshuti magara y'Uburusiya, kubera ko Iran abantu barabyibuka ko igiha drone igihugu cy'Uburusiya gikoresha mu ntambara yo muri Ukraine. Rero birashoboka kuba Uburusiya bwavuga buti rero ariye wacu amerewe nabi, reka tumuhe support ijyanye n'ibikoresho. Ariko nabonaga yuko ngo Wagner ishobora kuza guha Hamas cyangwa se Hezbollah
imbunda nini zishobora guhanura indege. So ntabwo nabiburizamo, nabonye atari abantu benshi babivuzeho, ariko nabonye hari ababivuze. Ariko ukurikije nyine geopolitique y'ikibazo uko kimeze, birashoboka cyane ko Uburusiya bwanyura muri Wagner, kuko Uburusiya na Wagner, Uburusiya boya Wagner ni company iri prive. Harya ntabwo ubungubu irajya mu maboko ya leta, aho ni company prive. Ntabwo birabo. Company prive kuva Prigozine yapfa, ntabwo nyine leta iradetermine uko Wagner igomba kuyoborwa, iracyayoborwa. Ubwo ibyo yakora byose yabikora nkayo ubwayo, ntabwo cyaba ari igihugu cy'u Burusiya. Abanyepolitike politike nuko nguko imera, ariko ubwo abaduteze amatwi nyine ashoboka cyane ko Wagner yajya gufasha iriya mitwe Hamas cyangwa Hezbollah yaremwe na Iran kubera inyungu cyangwa se kubera ubufatanye bafitanye n'Uburusiya. Hagati ariko Hezbollah nayo iramaramaje cyane kugeza ubu ngubu, iyo na Israel ngo ntabwo bacana waka. Placide byifashe gute hagati ya Hezbollah ubwo na Lebanon? Hari umugabo witwa Hassan Nasrallah, uyu nguyu niwe boss mukuru w'umutwe witwa Hezbollah. Uyu ni umutwe ukomeye cyane, ufite n'imbaraga kurusha Hamas. Amakuru buryo ufite ibibaraga, ufite imbaraga, ufite ibikoresho, ufite za misile, ufite ibikoresho bya gisirikare byo kuri rwo hejuru. Hamas nayo irakomeye. Nubwo yakoze kari akantu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, irakomeye ku rwego rwayo, ariko yitwa Hezbollah yo iri ku rwego rwo hejuru kuri Hamas. Uko byagenze rero ni ukuhe. Uyu mugabo witwa Hassan Nasrallah yagize atya ararikocoye. Bavuze ngo his block, his silence, yaramaze iminsi nta kinavuga, icecekeye. Aravuga ati nanjye ntago naceceka kuri ibi ngibi biri kubera hari. Kinyarwanda kina habava ngo yamennye umuceri. Yatobe yaravuga bati ngewe nk'umuntu ukuriye Hezbollah kigiye bikomeye ibikorwa bya Hamas, ni ibikorwa ry'ubutwari bakoze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ati kandi ikindi mugomba kumenya nuko twebwe turi ku ruhande rwa Hamas. Ikindi cya gatatu nuko twebwe n'ubundi turabanye Palestina 100%. Ati rero kubw'ibyo mumenye ko ibiri kuba turi kubikurikirana, mumenye ko niba na ngombwa ntabwo yavuze ngo bazafasha Hamas cyangwa se ngo bagiye kwifasha, ariko abasesengura bahise bavuga ko yagaragaje ko bari ku ruhande rwa Hamas kandi bashobora no kuza kwishyikira isaha ku isaha. Byahise rero biteza igikuba gikomeye muri Israel, kuko n'ijambo hano yarivugiye mu murwa mukuru wa Liban witwa Beirut. Ariko hano yarari ntibabashije kumenya hariho, ntibamenye niba ari wenda mu rugo cyangwa se ahantu runaka, ariko location yari Beirut muri Liban. Akimara gutangaza ritangaza byese riteza igikuba cyane Israel ndetse na Amerika kwikubitiro. Ukuri igisirikare cya Israel yavuze ati twumvise amagambo y'uyu mugabo uyobora Hezbollah, bituma twongera imbaraga n'ubwirinzi bukomeye ku mpaka wacu na Liban, kuko n'ibisasu bimwe na bimwe byajyaga bituruka haruguru muri Liban byoherezwa muri Israel nayo ikabisubiza, kabiburizamo mu kirere. Ejo nibyo amakuru nari mo mbona, ariko ntabwo bya bitaragira ingaruka cyangwa se impact ikomeye kuri rugamba. Ariko nyuma yo kumva aya magambo bahise bongera imbaraga zikomeye cyane ku mpaka wabo ubahuza na Liban. Ibintu byase biteza ubwoba bukomeye cyane ku ruhande rwa Amerika ndetse no ku ruhande rwa Israel. Ikindi hari andi makuru yatangajwe n'abanyamakuru bariyo cyane cyane aba BBC, bavuze ko drone z'abanyamerika zimaze iminsi zigenzura cyangwa se ni inkuru cyashya baje kuvumbura, zimaze iminsi zicunga cyangwa se zigerageza gushakisha ahantu zambuhe z'abanyasirayeli ziri, ngo ni indege rwose kabuhariwe zimaze iminsi, ni drone zimaze iminsi rwose zizenguruka mu karere mu gice cya Gaza. Urumva muri Gaza bari kwarasa ibibombe byo mu kirere Israel, ariko utwo tu drone tw'abanyamerika ngo turi gusirikira rwose mu kirere cya Gaza umunsi ku munsi, kugira ngo tumenye aho baba bafungiye. Ariko andi makuru y'aba bantu bafashwe bugwate baravuga ko bashobora kuba bari muri za tuneli
ya myobo kuko umwe mu baherutse gufungurwa ngira ngo waramubonye wa mukecuru imyaka 80 gutyo yavuze ko aho yari afungiye hari muri yari underground. Ariko ibintu bitangaje navuze ndeba graphic yakozwe n'abantu kuri BBC. Izi underground z'aba tipe ni ndende uzuko ari hejuru meze nk'umujyi ni nk'umujyi metero 80 hejuru ya 80 ujya kuzimu fata ikibuga cya football ugicurike umanuka uje hasi rero ko bazicukuye baramanuka bagatambika bakongera bagasanga bamanuka bakongera bagatambika kugera hasi kuri 80 hose arimo ubwirinzi bwa gisirikare. Igitangaje nuko aho Israel yakoze block cyangwa se aho yashize boda ko irabizi nyine ko aho munsi y'ubutaka bahari urumva baturuka muri Gaza ariko bakagera muri Israel. Israel yakoze akablock ahantu hafi cyane hatageze no kuri metero nka 20 ngo babishatse aho hasi bageze bashaka kujya gatabi bapenetra bagatungira muri Israel bagacukura bakazatunguka rero muri Israel. Asa abakoboye ibintu babicukuye ryari ni muri cyagiye batsindwaga za 2014 bafasha kanye ko gucukura nyuma yo gutsindwa. Iyi ntambara imaze igihe kinini kandi urumva abantu bo icyambere cyo nyine n'abarabu kandi buri abarabu bafite umuco wo kudapfa kuva kwizima. Ashaka gutsindwa birashoboka ko rwose bashaka no kuzabara no kubaza iyi Hamas ashaka kuzayitigisa cyangwa se bakayica intege bikomeye ariko nyuma y'imyaka n'imyaka bazongera bubura agatwe. Birashoboka rero munambara ideology ubwayo ntishobora gupfa burundu uko byagenda kose. Inambara imaze imyaka n'imyaka nta kuntu imyobo batayicukura. Izi tineri kandi zageze bafasha mu mirwano bagiye bagerana na Israel imyaka n'imyaka niko amateka bivuga ngira ngo nicyo ngicyo. Anje nagira ngo no kora comment kuri ibyo unongereho n'iki umbwira icyo bitekereza byo kukuba Netanyahu ubwe yatangaje yuko yatanze umuburo kuri Libani arababwira ngo mwebwe turongera kuraswaho na Hezbollah kuko nyine ngo yagigerageza kubatera ibitero mu kirere. Ati iyo Hezbollah iri aho ngaho iwanyu ishaka kurasa kuri twebwe irongera kubigerageza inshuro imwe turaza dukubita Hezbollah dukubite na Libani amemuta. Ku mugani w'abandi twavugagaho muri Kongo nabo yababwiye ati nibyongera kuba ntago mumenye ikibakubisi kandi turabakubitira rimwe ntago tuza dutoranye. Anje bibintu ubibona gute ubwo komenta wagiye gukora ikore hanyuma nicyo ngicyo kirenzeho niba bishoboka yuko Israel yarwaniza intambara zombi kajya gutera no muri Libani ikarwana hombi? Israel intambara zombi yazirwana kubera ko Israel nyine nabivuze ni Israel na Amerika jasho abyita Israel Amerika noneho kongeraho support ibifite ku bindi bihugu by'Iburayi kuko Amerika ifite rezariye ifite ubumwe bw'Uburayi none ifite ibihugu bikomeye nyine tuvuga Ubufaransa Ubwongereza n'ibindi bihugu n'ibindi bihugu yatoye ko bakomeza gukubitara. Canada nyine urumva Canada buriya abantu ntabwo benshi babisobanukirwa ariko Canada igice kimwe ni anglophone ikindi ni francophone bivuze ngo hari position y'Ubufaransa buba bwafashe icyo cya francophone kitagomba ku buryo biba byoroshye cyane ko na Canada yiyunga ku Bufaransa. Ibyo ni ikintu kigize gishoboka. Hanyuma ku rwego mpuzamahanga rero iyo umuntu afite iyo stie afite iryo jambo rimuri inyuma rimuri mu bitugu biba byoroshye ko akora icyo ashaka kubera ko baravuga ngo ese Israel imirakora ibyaha by'intambara bamwe bakabishidikanya ariko ndakubwiza ukuri iyo kiba ari ikindi gihugu kitari Israel ubu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruba rwarageze hariya n'ibihano biba byarafashwe mu buryo bukomeye. Izo ntambara rero Israel yazirwana hanyuma Nasra ukuriye Hezbollah yavuze yuko Israel bizi neza ko hari udukorwa Hezbollah yakoreraga ku mupaka ikozanyeho n'abasirikare ba Israel atari ko nibikomeza gutya ati noneho turaza kubyongera tunabikaze ati ku buryo mu gihe gitoya abanyapalestina aribo bazatsinda. Ari Hezbollah umuyobozi wayo ubihamye ari umuyobozi wa abangabo bishingikirije iki twabivuze ariko ko geopolitique twereka ko Hezbollah ifashwa na Iran
kandi Iran urabizi ko kuri iyi ntambara ishyigikiye Palestine byo biri obvious ndetse umuyobozi wa Nuzo Hezbollah avuze ati hari na leta z'Abarabu ziri aho ngaho zateranya abanye-Palestine atari ko twebwe ntago dushobora guterana Palestine. So rero warumbaje ngo ko Minisitiri w'Intebe wa Israel yavuze ngo Hezbollah niyongera gutera ngo bazabigenza gute. Hezbollah ubushobozi bwayo Israel irabukeka cyangwa se irabuzi. Muri Lebanon cyangwa se Libani ubutegetsi buhari ntabwo bukomeye nka Hezbollah. Hezbollah ni ifatwa nk'igisirikare cya Lebanon. Bivuze rero ni nayo mpamvu abonye nimba wakurikiye speech ya Al Nasra yakurikirwaga n'abantu benshi cyane, ibihumbi by'abantu, ibihumbi thousands of people, ibihumbi by'abantu byayikurikiye, byayirebaga ku mashusho, ibihumbi by'abantu bumva byiteze kumva icyo umuyobozi wa Hezbollah avuga kandi banafana Hassan Nasra rero nawe ntago igeze nagaraga kivugwa rimwe. No mugabo ufite ibyanwa unamurebye ku maso arakanganye ngira ngo ntabwo ari umugabo woroshye ubona rwose nyine uteye ubwoba. Hari ikindi kintu nacyo twakivugaho tukareba, hari ibyavuzwe n'umuyobozi wa Hamas nawe yatangaje aravuga ati ibintu ngo ni message yarageneye abanya-Isirayeli, ibintu ubutegetsi bwanyu buri kubakorera bubereka ishusho y'abayobozi mufite abari bo, ntabwo barajwe ishinga no kubohora imbohe zafashwe, ahubwo barajwe ishinga no kudutera ibisasu. Turabamenyesha yuko nibikomeza gutya urupfu Israel kwica abaturage hano muri Palestine nirwo tugiye kwitura imfungwa twafashe, niko yatangaje. Aha nkibaza se birashoboka yuko aba bagabo koko bagira gutya bagafata izi mfungwa bakazica? Nje icyo nabivugaho nuko ntabwo bazica cyangwa se banazica, ariko kugeza ubu ngubu nkeka ko kuba bazifite ni igisobo gikomeye kuri Israel, kuko ni nabyo Netanyahu yavuze. Urumva uyu munsi nibwo uyu ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika, uyu Anthony Blinken yasuye Israel. Mu byo rero yasabye abategetsi bo muri Israel no kuba bashyizeho pause cyangwa se kuba bahagaritse ibitero byo mu kirere ndetse n'indi mirwano bari kugaba muri Gaza kugira ngo habeho babyise humanitarian pause. Netanyahu rero yavuze ati ibyo bya humanitarian pause rero ntabwo rwose tubikozwa. Ati twebwe humanitarian pause ntabwo dushobora kuba twayikora mu gihe cyose imfungwa cyangwa se abantu bacu bagifashwe bugwate n'abantu ba Hamas. Ati iyo pause muvuga ntibishoboka. Ati mu gihe cyose abantu bacu bagifashwe bugwate turakomeza tubaraseho kandi turakomeza tubotse igitutu paka tubabone. We akadefanda avuga ko iyi ntambara no kurasa ibisasa ari kugira ngo bazane bari abantu bafashwe. Yego kuko ari no ku gitutu abaturage b'abanya-Israel. Ndavuga ubwo ngubwo abafitanye isano n'abangaba batwawe bugwate cyangwa se babyita gutwarwa bunyago, babatwaye bunyago, ibintu barabashimuswe. Bari ku gitutu iyi guverinoma ya Netanyahu, gitutu gikomeye kuko abaturage bari kuvuga bati ni gute guverinoma nkamwe muvuga ko mufite ubushobozi n'ubuhangange kuko turindira umutekano abantu bacu bajyanywe bunyago cyangwa se bafashwe bugwate. Ati mushaka ku buryo bwose mutuzanira abantu bacu. Ibyo ariko bikaba urwitwazo kuko bashaka kubivuga gutyo n'umuntu ugasanga ahubwo bo bafite izindi nyungu zo kujya guca intege Hamas. Ariko icyo nacyo ni ikintu ndabibonamo ikintu cyo kubeshya, ni ikintu bashyira imbere ko abaturage b'abanya-Israel bagifashwe bugwate na Hamas. Ariko birebeye kuri Hamas kwivuga ko yemera ko bagirana ibiganiro ikarekurana bari abantu no bakareka gukomeza kubarasaho ko babyanze. Ibyo bintu barabyanze. Hamas iravuga ati twebwe twiteguye kugirana nabo ibiganiro, twumvikane ku meza y'ibiganiro, tugira ibyo tujyanaho birimo nabira byo kubareka bakigenga. Ariko Israel yarabyanze. Hamas yemera yuko
imipaka yemerera abaturage guhunga baciye mu majyepfo nkuko andi makuru wenda nayo mashya Djibouti yemeye gufungura umupaka wo mu majyepfo mbere bari babyanze no bavuga ntago tubakira babemereye ngo bahunge baravuga bati twemerere n'abaturage ngo bahunge kugira ngo bo gukomeza gupfa ariko ntabwo mu byumva Israel Anjone tari kwigiza nkana buriya urumva biriya bitero byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 byagaragaje ko Hamas yari imaze igihe kinini cyane yitegura ndetse ifite ubushobozi bwo kuba yanakora ibirenze biriya ukurikije uburyo ibitero byakozwe mu gihe gitoya kandi nibwo bwa mbere muri Israel hapfuye abantu 1400 icyarimwe mu gihe gitoya cyane noneho nabwo bwa mbere ngo Hamas yafashe aba otage cyangwa se yashimuse abantu benshi bagera kuri 200 rero ikibazo bibaza ngo babica Hamas yabica kuko irabafite sintekereza ko aramutse bishe abayobozi ba Hamas ishobora kubikorera umujinya ahubwo batangiye kubica ejo bundi barasanga ku nkambi z'impunzi hariya ngo bari bagambire kwicamo abayobozi babiri ngo baranabishe ni intambara ariko nukuvuga ngo Hamas kuba ibafite nyine birashoboka ishobora kubica ariko inyungu nini cyane Hamas ifite nuko bari abantu itabica ahubwo ikempoza ibiganiro na Israel kugira ngo imfungwa nyinshi z'abanyapalestina ziri muri Israel zifungurwe habaho guhererekanya imfungwa icyo nicyo mbona navuga ubu ngubu gihambaye naho kuba Israel itemera ibiganiro nuko nyine ifite Netanyahu yari yabivuze yavuze ko bazashyira hasi ikintu icyo ari cyo cyose muri Gaza cyane cyane kijyanye na Hamas ku buryo Hamas itazongera kubura umutwe ariko wenda aho ngaho bari gutera ibibumba ahantu hatandukanye ntabwo ari ikintu ngiye kiri kumbabaza ku giti cyanjye nuko bari kurasa abantu bari kurasa ahantu mu buryo nyine navuga ko n'inzira karengane ziri kubigenderamo kuko nk'imibare iheruka itangwa na Minisiteri y'Ubuzima hariya muri Palestine ivuga ko abantu 9 bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel bagaba mu kirere ibihumbi 9 ari mvuze sorry ibihumbi 9 ni ibihumbi 9 sorry ni ibihumbi 9 ikindi nuko gisa nk'igitangaje nuko gihuye n'icyo ngicyo ko Israel kurasa ahantu hose ititaye niba Hamas hari abaturage b'inzira karengane yo kubigenderamo ariko bashobora kuba barenze umurongo barashe ku kigo cy'abafaransa kiri muri Gaza none Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Faransa yavuze ati ibintu mwakoze turashaka ibisobanuro bifatika byatumye muturasira ku kigo cyacu nkuko urabizi abafaransa bakunze kugira ibigo no mu Rwanda turagifite ibigo biteza imbere umuco w'abafaransa amacentre francophone mu Rwanda bayitaga centre française centre franco-rwandais inzu ndangamurage y'u Rwanda ariko ni French Institute yo muri Gaza bayikubise ibibombe ndetse na agence ikigo cy'itangazamakuru cyawo cyangwa se ibiro ntaramakuru byabo nabyo babirasheho kwa AFP nabyo babirasheho none Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yavuze ati turasaba ubuyobozi bwa Israel gutanga ibisobanuro kandi bidatinze icyatumye muturasira kuri iki kigo hari abahuza ibintu nk'ibyo rero n'umugambi wa Israel ngo gushaka kurimbura ikintu cyose kiri muri Israel muri Palestine bakayisiba burundu bikaba mu wundi mugambi tutazi ibyo nabyo bishobora kuba bifite aho bihuriye hari ibyavuzwe kare ahoze iyo video nyibona Netanyahu n'ubundi yongeye guhura n'ingabo n'abasirikare bongeye barahura aganira kumwe n'uyu minisitiri w'ingabo wabo n'undi barongera baganira n'abasirikare avuga ijambo abantu benshi bumvise bagira ubwoba ni ijambo ryanditse muri Bibiliya muri Samuel wa mbere
umurongo wa 15 abakurikirana hafi babihuje ahantu havuga ngo Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse iby'abameleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa ubwo ni mu Misiri y'ubu none genda urwanya abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose ntuzabababarire ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka inka n'intama ingamiya n'indogobe byose uzakubita ushyire hasi ibyo uzakubita ushyire hasi mbishyize ntabwo biri muri Bibiliya ariko uwo murongo uranditse ibyo bintu biranditse muri Bibiliya bagahita bavuga bati Netanyahu ashobora kuba ashaka kurimbura Palestina ni Gaza yose ikavaho bagatangira from the scratch ibi bintu byo ntibyaba birimo gukabya gukabya cyangwa kudakabya ikintu byari nuko iyi ntambara itwereka weakness cyangwa se intege nkeya ziri ku ruhande rw'umuryango w'abibumbye cyitwa United Nations cyangwa se UN cyangwa Loni kubera ko ntabwo ushobora kumva uburyo mu kwezi kumwe wamaze gupfa ukwezi kumwe ngira ngo nta nubwo kuragera ibitero bibaye bizagera ku itariki 7 abantu hafi 10,000 bari hafi kugera hamaze gupfa abantu 10,000 uramutse ukubye kuri iyo ritime intambara iramutse imaze umwaka urumva abantu bashobora kuba bamaze gupfa rero statement zikoreshwa na Israel cyangwa se no kuzindi no ku rundi ruhande na Hamas n'abandi biragaragaza yuko hakenewe uburyo tension ijya hasi Guterres aherutse kubivuga avuga ati Israel irakabije irimo irica abantu abasivile cyane cyane abantu baramutwama baramwikorera bamwe banasabye yuko agomba kwegura ariko nawe yakomeje kwijambo aravuga ati ibyo navuze nari mbizi ati ibi ngibi bigomba guhagarara ntago abaturage b'inzirakarengane bakomeza gupfa urumva rero kuba Netanyahu yavuga ikintu cyo kurimbura ntago numvise neza speech kuko burya ari igihe speech ushobora kumvamo na context ariko kuba yakoresha iriya jambo nge ntago ari ikintu numva nshyigikiye kuko abanyapalestina ni kimwe n'abandi bantu bose bafite uburenganzira bwo kubaho cyane ko intambara irimo irica abana irimo irica abagore irica urubyiruko kandi mu by'ukuri ntabwo ari bo ba Hamas mu banyapalestina bora hari n'abadashyigikiye Hamas barimo cyane Hamas imeze nk'umutwe nyine w'ingabo uyoboye Palestine rero ibyo ntekereza yuko yaba ari Amerika ngira ngo niyo mpamvu na Blinken yasuye hari ariko ikibazo Blinken nawe akomoka mu Bayahudi arahisirimba rero nawe wabona afite n'akajinya kabene wabo ariko ukurikije ubaze umubare w'abanyesere bapfuye ukabara umubare w'abanyapalestina bamaze gupfa ibintu biradogereye birakabije iyi ntambara kwekura uburyo yahagarara mu buryo bwihuse ibyo byose urimo uvuga bitaraba ni ikiganiro rero twabanye namwe mu buryo bufatika ni ikiganiro navuga ko tugarutse ku nkuru zitandukanye zaba zo mu Rwanda izo mu karere ndetse no hanze y'akarere ka Afrika no muri rusange nshimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro ndagushimiye cyane Ange Eric Atangimana murakoze cyane Patience n'abadukurikiye kandi tubasabe nyine kujya hariya hepfo bagakora subscribe ndetse bagakora share bakanatanga ibitekerezo kuko ibyo tuba twavuze nabo baba bafite ubundi buryo babibonamo. Placide ngira inshuti nawe ndagushimiye ku mwanya waduhaye kugira ngo tubane mu kiganiro. Ndagushimiye cyane nawe Patience. Namwe se mwadukurikiye rero turabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza nanjye nitwa Uwirigimana Patience.